abasore nabo rero urugero rwabo twabonye n'urwo rwa Yago ari kurira kandi ari umuntu w'umusore ari umuntu mbese nta bibazo yaba afite muri isi byaza aho ngaho ngo bibe biri kumureza. Ntabwo muciye mu jambo kuri Yago cira birarura kuri Yago cira birarura yagukurira ko gufite ishingiro utabyumva nabi ababigi naje Yago tumushyigikire yagukurira ko bifite ishingiro. Ntabwo mvuze ko bidafite ishingiro ahubwo ndi kukwereka ko buri yaba umusore yaba umukobwa yaba umwana mbese buri wese afite ikintu kiri kumugora mu mutima wese cyangwa kiri kumuriza. Buri wese arababaye ntabwo buri wese ababaye gende bizuko buri wese ababaye uri Imana sira mu mitima buri wese ntabwo buri wese nababaye. Umuntu udafite ikintu kiri kumugora mu mutima wese cyangwa kimubabaje atwandikira muri comment atubwire. Ngendemeza ko buri wese ababaye muri iyi si. Niba ufite amafaranga ufite buri kimwe ariko ufite umuntu uri kugutesha umutwe se cyangwa uri no kurara udasinzira. Hello family, nizere ko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hose mu Rwanda, mu Burundi, Mozambique. By'umwihariko Mozambique aho turi natwe turabasuhuje cyane. Imana ikomeze kubaha umugisha. Nizere ko rero mukomeje kumererwa neza. Nizere ko akazi kari kugenda neza. Imana ikomeze ibabe hafi. Hano rero nk'ibisanzwe ni ku nama za Queen 31. Ni inama ubuhamya ndetse tarya niki. Ibiganiro cya gatatu nkibagiwe. Ibiganiro bye bitandukanye. Hano mbese tunyizaho byinshi byiza bibubaka kandi binigisha. Uyu munsi rero n'ubundi ndi kumwe n'umuntu ariko mwamaze kumwumva. Uyu munsi niwe ugiye kutugezaho byinshi bitandukanye. Nanjye sinzi ngo ni ibiki usibye ko nangiye kumutega amatwi ubundi tukamwumva. Gusagira inama nyinshi zubaka mube hafi nimukureho urushinge. Kongeye kubaha ikaze hano mumeze mute mwabyutse mute cyangwa se mwiriwe mute tubaha ikaze. Twaraye neza twabyutse neza twaniriwe neza gusa uyu munsi ni kuwa mbere. Manje kuramutsa nanjye abakurikira inama za Queen 31 aho bari hose. By'umwihariko mbere hano Mozambique kuko abo Mozambique hano mbona abari hano Mozambique murabakunda kureba. Ndamukije cyane abadukurikira aho bari hose rwose. Namba bwira ngo weekend yarangiye no kujya mu kazi kuko mbabona ari gukora nyine igihe cyose bishoboka. Ndamukije kandi abari mu Rwanda badukurikira. Ndamukije abari Uganda bumva ikinyarwanda ubwo nabafumbira yewe n'abanyankore baracyumva. Mbo ndamukije abari mu Burundi i Burundi hose. Ndamukije abari muri Kongo ndetse n'ahandi hose muri Afurika abantu bumva ururimi rw'ikinyarwanda no hanze ya Afurika. Ubwo bivuga ngo ku rwego rw'isi aho udukurikira wese yaba aherereye turamuramukije turamubwiye ngo amahoro y'Imana nabane nawe. Uyu munsi uravuze ngo ni ngewe uraza kuvuga icyo tuganiraho. Icyambere mbwira ngo abantu bose nibagira amahoro. Ujya amahoro nicyo cyambere. Ariko amahoro amahoro aragoye muri iyi minsi. Amahoro aragoye muri iyi minsi kubera iki? Amahoro aragoye nubwo akenewe ariko aragoye. Disi uvuze gutyo nibuka ngende umubigi naje buriya nikundira Yago. Ejo bundi nabonye asohoye ikiganiro arimo avuga buryo ki abantu bamugambaniye ngo bagashaka kumwica noneho agahunga. Mbivuze ndebye emotion yari afite ari kurira. Burya nujya kubona umuntu w'umugabo ari kurira uzajya bitekerezaho kabi. Yego hari uwarira amarira y'ingona ariko kandi y'ibintu bifite fagite nova y'ibintu bifite ibimenyetso. Nabonye hari umusore wagaragaye ku mpanuro ari kwerekana ari kuvuga ngo
ninjye bari batumye kugira ngo twice Yago. Bampa amafaranga, banyemerera amafaranga, mbo bari banumye n'abantu runaka. Ahubwo ngiye kuko nzi kuntu mu Rwanda hubakitse, nahise mvuga ati aramutse ari ukubeshya uyu musore rero yamufata. None si ndabeshya se? Abeshya abantu bari hariya mu Rwanda, uri kubeshyera ari ku gitangazamakuru kizwe. Mbo abari kubeshyera nabo ubwo baba bari aho ngaho. Ubwo urukumva ko umuntu adafite amakuru nyayo ashobora kuba yafite nyayo. Tubone rero dusuhuze na beginners bose aho bari, turabasuhuje. Ariko se ibi bintu ubona ari byo? Ngiye mbona hari ibintu bishobora kuba bitambuka ku mbuga nkoranyambaga, bya bindi ngo bita gutwika, ugasanga ngo bari gutwika. Akaba rero yaza akicara ku kinyamakuru avuga ibintu, avuga uburyo yatumye kwica uwo Yago nzi ko umukunda kuva kera. Yago ndamwemera, ndamukunda. Ariko se bashigikira mu mafuti, mushyigikira kuko mbo ibyiza bye nibyo nshyigikira. Ariko se biriya bintu biba ari byo koko cyangwa biba ari ugutwika wa mungani ngo akunde mbese yabone views, biba ari byo? None se uravuga uriya musore wagiye kuri kamera akavuga ati ba DJ Briane bantumye kugira nabi Yago, bapanga gahunda gutya na gutya. None se DJ Briane wajya kumubeshyera uri hariya bugacya atagutangiye ikibazo ikirego muri polisi ngo bagukande? Yamubeshyera ni ukuri kuri izi mbuga nkoranyambaga. Umuntu asigaza akicara yishyuwe, ugasanga ahimbiye undi muntu, aramuhimbiye ati bantumye ibingibi kandi bitabayeho. None se ku buryo Yago yamwishyura, noneho Yago akajya hariya akagira n'aharira? Yashobora no kwishyurwa n'ikinyamakuru. Ashobora no kwishyurwa n'ikinyamakuru ati ngwino wicare noneho wemeze bino bintu kandi bitabayeho. Tukabihuza gute se n'amarira ya Yago? Amarira ya Yago rero nayo ajya cyanga. Ubundi wemererwa n'umuntu w'umusore uza ku mbuga nkoranyambaga akaza rwose akicara akarira nyakurira. Njyewe umutima burya umuntu n'umutima we wese n'umutima we n'imbaraga ze zo kwihangana mu mutima. Ariko ubundi mu mitekerereze ya muntu kurira ni igisobanuro, ntabwo ujya no kurira ari bibi. Kurira ni ukuruhura ubwonko rimwe na rimwe. Umuntu ntabwo wamubuza kurira kuko hari abaruhura ubwonko iyo bari kurira. Yego hari abicamo umugani ngo ari koza amaso, ariko kurira ni kimwe mu bimenyetso byerekana uburemere bw'ibipakiye mu bwonko bwa muntu. Noneho mu buryo bwo kugira biruhuke aruhura ubwonko akaba yisanzuye nyine. Nk'ubu mfite gutekereza ikintu umuntu runaka yankoreye, na kano kanya nkaba naturika nkarira, batari uko nabigambira, ahubwo ntekereje, ubwonko butekereje uburemere bw'ibyabaye cyagiye, noneho yabikurura akamera nkaho asuye mwa ya mudu. Noneho we akisanga yaturitse yarize, atari uko yari yabigambiriye ko ararira, ahubwo ari nk'ikimenyetso cya mbese nk'ihahamuka byamuteye, cyangwa se umuntu akakugirira nabi. Umuntu afite kugira nabi burya. Hari ikiganiro twakoze ejo bundi tuvuga ngo ku banyarwanda bari hano, abeza tubashimira, ababitubagaye bagende banakirebe. Cyari ikiganiro cyiza cyane. Abeza tubashimira, turi twateguye, wari bavuze ko turabana indabyo, ahubwo abantu beza rwose bakwiye indabyo, bakwiye gushimirwa, bafite umutima mwiza, bari hano Mozambique. Ubwo ndi kuvuga gupointinga gatoya kugira ngo utari wacyumvishe mbere yo kujya kukireba amenye twe twavuze nguki. Ariko tugaya n'abantu babi bigira abatagatifu imbere yawe, kandi ari gushakisha buryo ki, ariko akakwegereza kugira ngo ashakishe buryo ki azaguhombagura azagushyira hasi gake gake. Bivuga ngo umuntu wese uwo ari we wese agomba gushishoza kuwo bagendana. Gusa Mozambique abanyarwanda ni beza, bagira imitima myiza, ariko harimo n'amapyisi n'impyisi zibishe bo zigenda zigira imitima mibi. Ariko si bose abanyarwanda beza barahari, kandi
nabo ni benshi kandi bakwiye icyubahiro turakibahaye rero twigaruye ubwo nanjye kuko bazavuze kuri Yago numva ko Yago ari mu Rwanda. Asa Yago ari mu Rwanda ari? No, Yago aba Uganda, yahungiye Uganda. Ariko yahunze abanyarwanda mu Rwanda. Yahunze igihe hariho amakimbirane ye ndumva n'abakobwa batinganye. Bayumve nabi. Numva ko bivugwa ngo abakobwa batinganye. Abatenganye niba ari byo ntabwo nabo bari gutengana ariko nicyo bivuga. Mu mbabarire ntagire numva nabi. Biravugwa. Okay, ni biravugwa. Ya bagiranye ikibazo yo baravuga ibyo batinganye ntabwo mbizi, ntabwo byo nabyinjiyemo cyane ariko muri make habaho kumvikana, habamo no kugambanira kuyo umwe yashaka kugira undi nabi. Ubwo Yago abonye wenda bimukomereye buryo umuntu ahunga kuko afite icyo ahunze. Ubwo yumvise ko muri bagomba kuba ahunze kugira ageraho yisanzura abashe kuvuga, nuko yagiye Uganda. Ariko njyewe ndi umubigi naje uriya musore ndamwemera cyane Yago, ahubwo n'indirimbo ye bajye kwireba badukurikira. Ntabwo ndi kuyamamaza. Uri kwamamariza hano? Ariko wewe wanga ababigi naje se? Ntabwo mbanga ariko nta mpamvu yo kwamamariza hano. Okay. Nta kibazo nzaho. Ubwo njye kintu gise gituma ntekereza mpita nsanga abantu babi ntago hari akantu wavuze ngo abanyarwanda bari hano ngo ni babi cyane ngo kureza abandi bose. Abanyarwanda bari hano? Ubwo rero mpise nsanga ahubwo no mu Rwanda bahari abanyarwanda babi, ntabwo ari hano gusa. No mu Rwanda hari abanyarwanda babi. Impamvu nge natinze kuba hano nuko uburyo biterwa nawe wabone ubugome bukabishe. Abanyarwanda ba hano nge naje mbizeye nabagezemo mbizeye mbisanzura nkuko nakwisanzura kuba mu Rwanda. Mbese wabona umuntu ukisanzura nkaho ukamwisanzura nkaho uri mu Rwanda. Ariko mbese kwa kundi uba ngo hano Mozambique nta muryango mugari umuntu abafite. Ahubwo ushakisha umuryango. Reka nyine abari kurema uyu ubonye umunyarwanda uhita yumvamo ko ari umuryango wawe. Ubundi si cyo cyagakwiriye. Wabona kuko hano tuvuga igiportige, abandi bavuga mashangana, abandi bavuga indimi zitandukanye makwa n'ibiki. None wowe ubonye umuntu uri kuvuga ururimi rwanyu uko byagenda kose usibye ko isahindutse. Rwose umuntu yakaba umuryango wawe yakabaye. Ngewe nabaga ngiye n'ahantu nawe urugero mbese nakubitana n'umuntu nko nagiye kurangura nka zimpeto, nakubitana n'umuntu numva kuvuga Ikinyarwanda nkumva biranejeje, nkumva ngeneye kuba associé nawe kumya associé aho nkumva ngo natangira kwipresenta ngo yewe nge ntuyahanaha. Ariko abanyarwanda n'abagome si bose, ariko harimo abafite ibitima mibi ariko bazayikosore. Twabaye inama ko bidakwiriye. Hari abanyarwanda nuko ntashaka kuvuga amazina yabo hano b'intangarugero bagira umutima mwiza, bafite umutima mwiza bakwiriye umugisha. Ariko Imana yo nubwo ntabavuga iri kubareba. Hari abantu beza bakwiriye indabyo kandi nabo uburyo yuri mwiza urabyimenyera, nabo bariyumva bumve ko tubashimiye. Ababi nabo bariyumva bumve ko tubagaye ariko bazikosora. Tuvuge mbese baba bari hano mu Rwanda, baba bari hano mu Rwanda, hano mu Mozambique. Baba bari hano Mozambique na hano ndikumva ari mu Rwanda, ndikumva na hano ari mu Rwanda. Baba bari mu Rwanda, baba bari Mozambique. Abeza Imana ikomeze bakomereze umutima mwiza, ababi nabo Imana ibahindure. Ndumva aricyo navuga. Ntabwo kuvuga ngo ntabwo bivuze ko abanyarwanda babi bari hano Mozambique gusa, no mu Rwanda hose nuko, kuko habonetse bagambanira Yago bituma hunga igihugu kiwe. Ubu ngubu baraza ku mbuga nkoranyambaga akarira. Bivuze rero abantu babi bari hose n'abantu beza bari hose. Icyo twabwira abantu muri uyu munsi ni uguhindura. Abo bumva bafite imitima mibi bakayihindura, kuko twese dutegereje ubwami bw'Imana, ntago tuzabujyamo twanduye. Ubwo rero duhinduke. Ariko kandi kibazo ni mise numva nshaka kukubaza. Ubundi birakwiye ko umuntu aba afite ikibazo
afite ikibazo runaka abo bamugambaniye se yahuye n'abanyarwanda bamugambaniye cyangwa se abandi bantu nk'ibyo byago mbese twavugaga ubundi ukaza kuri social media nk'umwaza hano nkicara nkarira imbere y'abantu ibyo bintu birakwiye burya umuntu urira n'undi uba ugifite hari impamvu zatuma umuntu arira hakaba n'impamvu zatuma umuntu atarira nkanjye ukanivuge burya ni byiza kwivuga kuruta twavuga abandi nkanjye utekereza ko ibibazo nahuye nabyo ko tuvuge hano Mozambique ibibazo nahuye nabyo ubwo mbivuze kuba abanyarwanda bigeze bagirira nabi nubwo ntakeneye kubitindaho ntaza ngaturika nkarira ukaza hano ukwicara kuri kamera ukarira njye ntabwo nabipanga ariko ntabwo ngenda ntabwo narira ntabwo umuntu w'umugabo wo kwigwarira ntabwo ari byiza gusa uwo ari we wese nuko akaruma imitekerereze ye yago ntabwo twamunengera kurira kwe niba none se ntabwo wabona hari uwishima akarira hari ubabara akarira ntabwo urabona uriya muhanzi w'umugabo bamwita Debeni ntabwo urabona ari guturika akarira n'umwana baburi kantu na baburi buri ntabwo ubona biteretse bari kurira ngo runaka ngo gasukwa undi tukanajyana ngo yabavuze akagenda akarira kurira ni ibintu bihora byabayeho byatangiranye n'isi binyabizarangiza umwana ava mu nda ya nyina yatarize aba ari ikimenyetso ko uwo mwana afite ikibazo bivuga ngo iki rero Amagid Black ni wavuze ngo wira ku isi wahageze ariko kurira ntabwo ari ikimenyetso kibi ntiwabibuza umuntu kuko hari igihe hari byo bimufasha umuntu utazabona yapfushije n'urugero akajya arakarira noneho yajya yibuka byaranarangiye kubona arakitaranye biterwa hari igihe aribwo buryo bwo kugira ngo aruhure ubwonko bwe gusa kuri njyewe nta gihe cyo kurira ntabona kurira bivuze ngo kuza ku karubanda ukarira nta kibazo kibirimo wabigambire cyaba ari ikibazo wabigambire byaba ari n'ububwa ugambira ati ngiye kujya kugarurana ndire ubwo bwaba ari n'ububwa ariko kandi uvuze nk'inkuru noneho mu nkuru ukagenda hakaba nka seri wageraho igahita utuma wenda ugira emosiyo nyinshi kuko kurira burya ni emosiyo ubwonko niwe ubashe kugwentara kwihanganira ukaba waturi kukarira nta kibazo kirimo kubishoboye njye ntabyo nashobora ntabwo washobora kuri kamera ngo urire usibye no kuri kamera se njyewe kurira njye se ndi umwana wo kurira mbese amarira n'abana nubwo amarira bisa abana oya ntabwo mbese utangiranye n'ababigi naji kandi nanjye ndi umubigi naji ubwo yago wabyumvise ko uri umwana amarira n'abana wo kubiteranya kurira navuze unyumve mu buryo bubiri navuze ngo biterwa hari uburyo ashobora kukontorora amarangamutima ye noneho ya marangamutima akamuganza kandi ntabuze umuntu kurira kuko ari uburyo bwo kubohora ubwonko bwe kwisanzura ubu se sinageze hano nkaganira uburyo ki hari abanyarwanda bafite imitima mibi narageze nkakubwira ko numva nduhutse numvishe nduhutse kurira rero ushobora gusanga byanavura umuntu uwo ari wese imana yaturemye mu buryo butandukanye ufite iyo kamere yo kumva ko arabohoka kuko arize ajya arira rero nta kibazo tugarutse hirya no hino se ubundi weekend yagenze weekend yagenze neza hano ntabwo umunyamutambutseho ibintu inkuru zitangaje hari inkuru numvira ntangaje ariko hano niba bitatambuka nta kibazo gatubyehure ariko niyo nkuru bayiyizi wayitubwira ishobora kuza kuvamo inama ziri buze gufasha umuntu ni inkuru isekeje ni inkuru yabereye Beira nayumvisha kwa gatandatu umusore n'umugabo yafashe umudamu we bajyana na nyirabukwe gutaha ubukwe ahantu hari Beira nyine ni muri district akarere ntari kwibuka izina neza noneho icyo nshaka kubivugira nyine birashikije ariko kandi byavamo inama nyine ntabwo hano tugomba kuvuga ibintu binakanyaraye gusa wenda by'ibibazo gusa reka tunacishemo nako tugacishemo kuko wenda kavamo inama ku bantu ubwo bagenda
baranezererwa uziko hano abantu bisanzwe bakanezererwa mbo barangije ubwo bari kunywa agasembuye ubwo karangije karabakubita umukwe na nyirabukwe se umukwe na nyirabukwe n'umugore we ubwo ari batatu ubwo bararangije bafata umushoferi wari ubatwaye nyine baramwishyura abageje umushoferi arabatwara abajyana hehe abajyana kwa nyirabukwe kuko imodoka iri nyirabukwe ariko nyirabukwe yaborewe umukwe yaborewe umukobwa we nyine umukobwa we buravuga ngo umugore we uwo musore nawe yaborewe ubwo baragenda bikubita ku gitanda bose ari batatu ubwo umugore bataye kontorore nyine umusore yisanze ari gukora akazi gakomeye cyane aho yamaze kugakora ka kazi gakomeye cyane k'abantu bakuze yakarangirije kuri nyirabukwe ibintu yabirangije n'ishyano ryacitse umurizo yabirangije ubwo wakora iki byabaye inzoga bose zibashizemo basanga umugabo yabirangije kandi nawe atari yabigambiriye yabitewe n'inzoga ubwo rero nyaboneka tutabikomeje ngo tubitindeho cyane abantu banywa mukajyana n'abanyoko bukwe mu bukwe mugataha mukabura kontorore nyamuneka muzirinde ayo mahano atazaza mu muco wacu wa kinyarwanda burya umuco wa kinyarwanda ugira guhura na nyoko bukwe uzi ko ugapfa kera ntabwo wajyaga ngo nyoko bukwe muri no kurebana ntabwo wabyumvishe ariko ubu numvaga ko ngo ntabwo nyirabukwe umukwe agomba kurya nyirabukwe amureba mu meza mwembe ngo ni umuco nyarwanda none basigaye bajya no gusangira agacupa noneho kakaba ariko ni umuco nyarwanda noneho mu muco wa hano abo bantu ni abahano Mozambique ubwo mbivugiye kugira ngo batazagira gutangira inama batazagira n'abantu b'iwacu bifite kuba byabaho kuko inzoga zifite kurenga ubwonko bwa muntu umuntu agata kontorore noneho ugasanga wenze nyoko bukwe kwenda urukumva ibyo bivuga ntabwo ndi kubyumva neza ariko wabyumvise kwenda mbese muri make ugasanga bamukoreye ka kazi k'abantu bakuze ntabwo bikwiriye rero nyaboneka abantu banywa manyinya bakarenza igipimo cyangwa se igihe mugiye mu bukwe uzajya mujye mumenya kubaha ba nyoko bukwe na ba so bukwe kuko ni abantu umuntu ufite nyirabukwe akagira sebukwe ni abantu baba bakwiye icyubahiro gikomeye cyane ariko na ba so bukwe na ba nyirabukwe nabo biyubahe kuko urumva nk'abo bageze aho bajyana umubyeyi akemera akajyana n'abana be bakagenda bakanywa kandi ari nawe mukuru noneho ntabagire n'inama cyangwa ngo nawe yikontorora amenye yuko hari igipimo atagomba kurenza urumva turabwira abakazana n'abakwe noneho n'abo babyeyi nabo bikontorore biyubahe abana tububahe n'ababyeyi bikontorore biyubahe ababyeyi bacu barikontorora kuko njye mfite mabukwe nubaha ndanamuramukije nta muntu kirazira kuramutsa nyoko bukwe kirazira naje umuco w'Abanyarwanda kirazira nagiye kurasa imbogo mutubwire rati ibyo bintu kirazira kuramutsa nyoko bukwe ahubwo nyine uravuga ngo ndamusuhujije hajya ubwo muri makeya akwiye icyubahiro na data bukwe bakwiye icyubahiro kuramutsa no gusuhuza se byo biratandukanye uzabibaza bakuru muri makeya abiyubaha tujye tubashimira njya mufite bariyubaha kandi ndabashimiye ubwo ariko kandi n'abatiyubaha nabo bazikosore ntabwo twabavuga cyane abantu b'iwacu burya bo bafite umuco b'iwacu bariyubaha ubwo hari aho wabona umukwe n'umukobwa we bino bintu no kubivuga biragoye na nyirabukwe bajyanye ngo basohokanye mu kabari bagiye kunywa agacupa ahantu hamwe sinzabibona ku muco wacu mu muco wacu se nta kosa ryaba ririmo cyane bagiye kunywa agacupa
icyo nari nzi kizira no gusangira ibiryo. Iyo babona barabiziriye simbizi. Gusangira ibiryo na nyoko ko cyari kizira. Kiliziya yakuyeho kirazira. Kiliziya yakuyeho kirazira. Ubu ntibikizira. Ntabwo mbese ntabwo nabivugaho byinshi ntabizi. Ubwo abo tugira inama bumvireho kandi abantu bazajya bubaha ababyeyi babo kuko nyoko. Ariko nabo nyine n'abakiyubaha nabo bazajya bubaha abo bakuze. Reka rero mu gusoza tugiye gusoreza kuri iki ngiki. Twavuze ku basore kutuvuga kuri Yago warize, ariko muri iyi minsi abantu buri umwe wese afite ibiri kumuriza mu mutima we, afite ibimubabaje mu mutima we. Ntawe ufite ibimushimishije se? 100% muri iyi si. No, ku isi ntabwo wakwishimisha 100%. Ariko kandi hano Rwanda nabo bari 100%. Ntabwo bari 100%, ariko buri wese arababaye. Nimba kera ubundi najyaga numva yuko umuntu ari mu rugo, niba ari umugore uri mu rugo rukize rufite amafaranga, nta kintu na kimwe cyakubabaza. Ariko ushobora gusanga ate ni umubyeyi ari mu rugo rukize rufite buri kimwe, ariko afite umugabo uri kumuca inyuma se buri munsi, afite umugabo uri guhinduranya abagore n'uhinduranya imyenda, cyangwa se ni umugabo ari muri urwo rugo nawe rutagize icyo rubuze, ariko se afite umugore uri kumugora, umugore utubahiriza inshingano ze utaha igihe ashakiye. Abasore nabo rero urugero rwabo twabonye n'urwo rwa Yago, ari kurira kandi ari umuntu w'umusore, ari umuntu mbese nta bibazo yaba afite muri isi byaza aho ngaho ngo bibe biri kumuriza. Ntabwo muciye mu jambo. Kuri Yago cira birarura. Kuri Yago cira birarura, yagukurira ko gufite ishingiro utabyumva nabi. Ababigi naje Yago tumushyigikire, yagukurira ko bifite ishingiro. Ntabwo mvuze ko bidafite ishingiro, ahubwo ndi kukwereka ko buri yaba umusore yaba umukobwa yaba umwana, mbese buri wese afite ikintu kiri kumugora mu mutima wese cyangwa kiri kumuriza. Buri wese arababaye. Ntabwo buri wese ababaye. Gende bizi ko buri wese ababaye. Uri Imana sira mu mitima buri wese. Ntabwo buri wese nababaye. Umuntu udafite ikintu kiri kumugora mu mutima wese cyangwa kimubabaje, atwandikira muri comment atubwire. Ngendemeza ko buri wese ababaye muri iyi si. Niba ufite amafaranga, ufite buri kimwe, ariko ufite umuntu uri kugutesha umutwe se, cyangwa uri no kurara udasinziriye kuvuga ati amafaranga yanjye niba ari buyibe. Ibyo urumva buri wese afite ikibazo muri iyi si. Rero ndagira ngo dusoze tubwira tugira abantu inama y'icyo bakora, cy'ukuntu bakwitwara mu bibazo turi kunyura muri iyi si. Ni ikihe? Twibaza niba se gukemura ikibazo ni ukuza hano ku mbuga nkoranyambaga ukicara imbere y'abantu ukarira, ugiye kutubwira niba ise ari wo muti, cyangwa se niba umuti ari ukujya ahantu ukiherera ukarira utagombye ngo ubundi kuza ku mbuga nkoranyambaga ukarira. Ntekereza ko ntawe bitaniye no kuba wagenda buri umwe wese muhuye umuririra umubwira ikibazo cyawe, numva ntawe bitaniye. Sibyo bintu ni byiza. Okay, uri umukristo se? Yego. Urasenga? Iyo ubabaye Bibiliya itegeka gukora iki? Gusenga, kujya imbere y'Imana cyane. Imana kuba yizera iraruhura. Nge nama natanga ntagiye kure. Ubabaye wese ye ajye mu cyumba yifungirane aho wawe nta muntu kureba. Ubwire Imana kuko niyo hejuru ya byose, witure ibikuremereye byose, irabikuruhura. Gusa hari igihe imvugo cyangwa imikorere y'Imana itandukanye n'iy'umwana w'umuntu itinda kuza. Abadeve niyo bigeze, hari indirimbo bajya bagira yakora y'abadeve ati ngo hari igihe Imana ubona yatinze kuza kugutabara, ariko idahari nje bihari. Ubwo rero ubabaye wese ntabwo tumubye ngo aze ku nkoranyambaga arire, ariko no kurira nabwo nta kosa ririmo kuri njye kuko n'uburyo bwe bwo kuruhuka. Ikibi cyo kwapanze ngo uravuga ati ngiye kurira ku mbuga nkoranyambaga, ariko kandi ikiruta byose nuko wafata ibikuremeye bikurenze bitura Imana, kuko hano mucishaho ubuhamya, kuganira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo kubaryizera ubabaye wese urushye wese asanga Imana iramuruhura.
nuko njye nasoza mvuga. abarushye n'abaremerewe mu nsange ndabaruhura. Ndumva ari n'icyo rero twasoreza. Sawa ababigi naji ndabaramukije n'abatari bo kandi mbifurije ibihe byiza bose. Ya kandi ndabashimiye umwanya mwampaye wo kuganira kuri uko weekend yagenze ndetse no kuba namwe mwarayitamutsemo neza na famille yanyu n'abanyu bose n'abakurikira inama za Queen 31. ya hari uwambajije ngo hano mbese ngo mwakwamamaririza umuntu ngo nzabamubarize ubwo yumva ko mubarije igisubizo no uragitanga tuzababwira mu kindi kiganiro kizakurikira kino. Okay. Sawa murakoze. Namwe mwakoze mukomeze kugira umunsi mwiza. Okay. Asante. Namwe rero badukurikiye ko n'abazakwini cyangwa se bazadukurikira murakoze, Imana ibahe umugisha. Ukande subscribe, ukore share, like, ubundi dukomeze kubana mu biganiro bigiye bitandukanye hano ku nama za Queen 31. Turabakunda cyane. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe.